Nibyo koko isi dutuye ni nini cyane, ikindi kandi yuzuyemo ibihugu binini bifite ingufu ndetse n'ubukungu buhambaye, ariko hagati y'iyo si nini hari ibihugu bito cyane ariko ku buryo bifite ubukungu buhambaye, kandi mu by'ukuri ibyo bihugu ushobora kubigenda n'amaguru ukabirangiza mu masaha make cyane, ariko ikidasanzwe ni uko ubunini ntabwo ari bwo bugena agaciro k'igihugu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibihugu bitanu bito cyane ku isi ariko bifite amateka, ubukungu ndetse n'umuco wihariye. Nimba uri mushya hano kanda subscribe uhawe ikaze. Wowe wahisemo gukurikira uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda K&L Empire, nyemerera duhere ku gihugu kiri ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu hari igihugu cya San Marino, kiri hagati mu Butaliyani, kikaba kiri ku buso bwa kilometero kare 61, gituwe n'abaturage ibihumbi 34. Iki ni igihugu gituje cyane, gifite umutekano ndetse n'amahoro. Abantu benshi bakora ubucuruzi ndetse n'ubukerarugendo muri iki gihugu. San Marino ni kimwe mu bihugu bya kera cyane ku isi ya rurema, cyatangiye kubaho mu mwaka wa 301. Gifite amateka akomeye y'ubwigenge. Ubukungu kandi bw'iki gihugu San Marino bushingiye ku bukerarugendo buhabera, serivisi z'imari zihanyuzwa ndetse n'imisoro iciriritse ku baturage, dore ko abaturage basora make, bityo bigatuma babona uko bazamuka mu bijyanye n'ubukungu kuko basoze make. Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu cya Tuvalu. Kino ni igihugu cya Tuvalu giherereye mu nyanja ya Pacifique, kiri ku buso bwa kilometero kare 26, abaturage bagituye ni 11,000. Tuvalu ni igihugu gishingiye ku nyanja, abaturage benshi bacyo babaho bashingiye ku burobyi ndetse n'ubuhinzi bworoheje, ariko kandi kino gihugu gifite ikibazo gikomeye kuko gishobora kuzahura n'umwuzure utewe na sea level rising cyangwa se izamuka ry'inyanja igihe byaba bibayeho, kuko umwuzure uramutse ubaye ino nyanja ya Pacifique yagihanagura ku ikarita y'isi. Umuco w'iki gihugu kandi bafite imico gakondo yabo nk'imbyino gakondo, indirimbo zishingiye ku buzima bw'ibandwa ndetse n'umuryango ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iki kandi ni igihugu gifite ubukungu buke, gishingira ku nkunga ndetse n'uburobyi kugira ngo abaturage bacyo babeho, bitandukanye na San Marino kuko yirishoboye. Ku mwanya wa gatatu hari igihugu kizwi nka Nauru. Iki ni ikirwa nacyo kiri mu nyanja ya Pacifique, giherereye ku buso bwa kilometero kare 21 hagati mu nyanja, abaturage bagituye ni ibihumbi 10. Imibereho yabo ni iyi ngiyi. Kera Nauru yari ifite ubutunzi bwinshi kubera phosphate, ariko kubera ubucukuzi bwinshi bwa phosphate bwagiye bwangiza ubutaka, bituma igira ibibazo by'ubukungu bihambaye. Umuco wabo harimo imbyino gakondo ndetse n'ibindi. Nauru kera yari ikize cyane, ubukungu bwayo ntabwo bwari buhagaze nabi, ariko kuri ubu ngubu buhagaze nabi cyane, ntabwo bumeze neza nk'uko byahoze. Ku mwanya wa kabiri hari igihugu muzi cyane kizwi ku isi ya rurema muzi nka Monaco. Kino gihugu cya Monaco kiri ku nkombe y'inyanja ya France cyangwa se inyanja y'Ubufaransa, gifite ubuso bwa kilometero kare 2, gituwe n'abaturage 39,000. Urumva ko gituwe n'abaturage benshi ugereranyije na kilometero kare gifite. Monaco izwi nk'igihugu cy'abakire cyane ku isi ya rurema, habamo imodoka zihenze, amazu meza cyane ndetse n'ubuzima buhenze cyane kuko habamo abakire. Umuco wabo harimo gukina casino ndetse n'isiganwa ry'amaferari cyangwa se Formula 1, ubukerarugendo bugezweho ndetse n'ibindi. Iki gihugu cya Monaco kandi ni kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi ya rurema, nta misoro ku bantu ku giti cyabo, bituma gikurura abakire benshi cyane kuko nta muntu usora ku giti cye, hasora ama business gusa, ariko ni igihugu cya kabiri gito ku isi ya rurema. Ku mwanya wa mbere hari igihugu muzi muri benshi kuko nta muntu utakizi kuri ino si ya rurema kubera ibihabera. Ku mwanya wa mbere hari igihugu cya Vatican City cyangwa se umujyi wa Vatican. Ni igihugu ariko kikaba n'umujyi icyarimwe. Iki gihugu kiri hagati mu mujyi wa Roma mu Butaliyani, ubuso bwacyo ni buto cyane, munsi ya kilometero kare 1. Ibaze nawe ukuntu kingana, wakirukanka ukakirangiza ako kanya. Gifite ubuso bwa kilometero kare 0.49, gituwe n'abaturage 800 ariko bashobora kwiyongera bakagera ku 1000.
Aha ngaha kandi si igihugu gisanzwe ahubwo ni igihugu gishingiye ku idini. Abaturage benshi ni abihaye Imana, abapadiri ndetse n'abakozi ba kiliziya nibo bahatuye. Umuco wacyo ni icyicaro cya Kiliziya Gatolika ku isi ya rurema. Aha niho Papa aba atuye, aha ni nawe muyobozi mukuru w'iki gihugu. Muri make niwe perezida wa Vatican City, ubwo ni Papa. Gusa iki gihugu kirakungahaye ku bukire, nubwo ari gito gifite umutungo munini uva mu mpano z'abaturage. Nk'uko byumva ni kiliziya, aha ni icyicaro cya kiliziya, amaturo yose akusanyirizwayo. Ubukerarugendo ndetse n'amateka n'ibihangano bya kera bikurura ba mukerarugendo, bityo iki gihugu kikinjiza amafaranga afatika. Gusa nubwo ibi bihugu ari bito cyane ku isi ya rurema, bifite ibintu bikomeye bituma bigira agaciro ku isi, ntibihanagurwe ku isi ngo byifatanye n'ibindi bibe igihugu kimwe cyangwa se bibe ubutaka busanzwe. Amateka akomeye yabyo atuma biguma bihagaze, umuco wihariye ndetse n'ubukungu butandukanye n'uruhare rukomeye mu isi ya rurema. Ibi biterwa n'uko ubunini bw'igihugu budapimwa ku buso gusa, ahubwo no ku kamaro igihugu gifite ku isi. Niyo mpamvu bino bihugu biba bigomba kuba bigihari. Noneho umusozo w'ikiganiro nagutegure njye kikugezaho nitwa Kwibuka Lonje. Nimba ukunda ibyegeranyo nk'ibi ngibi ndetse n'ibindi, ububanyi n'amahanga, amateka ndetse n'ibirari by'ubutegetsi, kanda subscribe tujye dukomeza kubana mu biganiro bindi bikurikira. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Hagati mu mujyi wa Roma hari igihugu gito cyane ku isi ya rurema cyitwa Vatican City, ariko muri icyo gihugu gito harimo itsinda ry'abasirikare badasanzwe ku isi ya rurema n'abaturage barinda umuntu umwe w'ingenzi kurusha abandi muri Kiliziya Gatolika, ari we Papa. Aba si abasirikare basanzwe ahubwo babita Swiss Guard. Ese ni bande ba Swiss Guard cyangwa se bano barinzi barinda Papa?